kuki se bamenyera umuco ntago ba mu misatsi uyu muntu ntazakumenyera ugomba kumugira gutya wanga kamenyera cyane oya nakamenyero bivugitse nabukunda ukunda kamenyero akamenyero se terwa numenyereye cyangwa uburyo amenyereyemo sumenyereye umpa amafaranga nakwimenyereza nanjye akumenyereye harimo ibintu by'agasuzuguro aho wapi cyane ariko ari umuntu kumenyera kwa amafaranga ntacyo bitwara ndamwimenyereza nanjye gake gake aho abakira bakomeza bakumenyera menyera nkwimenyereze umenye kurushaho si ibyo se Hello my people, what's up dear friends and beautiful ladies. Nizere ko meze neza ndabasuje abo mu bice by'isi bigiye bitandukanye. Abari mu migabane y'isi igiye itandukanye bari muri Asia, Europe, America, Africa, by'umwihariko muri East Africa. Nizere ko meze neza. Ndabasuje mbaye ikaze mu kiganiro Haista. Nizere ko meze neza kandi nawe utameze neza urwaye turakuza tugusengere komeza umererwe neza wowe dukurikira mu ngero zitandukanye turakuvuza kugira urugendo ruhire wowe dukurikiye uryamye turakuvuza ku enjoying kabisa komeza enjoy ubuzima kabisa komeza feeling ubuzima komeza enjoy komeza umererwe neza aho uri wese baye ikaze mu kiganiro Haista nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Jano aho tuba turi kumwe n'abasitari batandukanye bacu dukunda turi kubereza ubutumwa twabagene nk'abakozi n'abafana babo uyu munsi nk'uko mubonye ku mascreen yanyu umusitari wacu umunsi yitwa Chris Easy muramuzi ni umusore w'umuhanzi kabisa ukomeye cyane mu Rwanda akaba yaravuze umwaka w'1998 akaba avuka mu bana batatu. Chris Easy rero nk'umuhanzi cyangwa se nk'umuririmbyi kabisa ukomeye cyane mu Rwanda kandi dufite ubutumwa twamugeneye kuri uyu munsi nk'abakunzi be n'abafana be. Chris Easy yatangiye umuziki 2016 akaba aribwo yagiye mu marushanwa ari umuraperi ko yatangiye gukora umuziki ari umuraperi yajya mu marushanwa aratsinda hanyuma atangira kugenda akora gutyo gusa yatangiye ari umuraperi akajya akora indirimbo za rap zimwe zigakundwa izindi zigaflopinga nk'umuntu ukiri mu underground uhereye hasi ariko nyuma amaze kujya muri amarushanwa nibwo yatsinze ahora n'uwitwa Junior Giti amaze gutsinda amarushanwa Chris Easy yabonye ahantu yiga ibijyanye no kweditinga na video gukora amavideo no kweditinga arabyiga hanyuma nibwo yahuye nyuma na Junior Giti ahita amushyira muri Giti Business Group atangira gukora umuziki aho ngaho ariko ari mu director kuko Chris Easy ni umudirector ukomeye cyane mu Rwanda kuko nk'indirimbo nyinshi agenda akora hano abenshi abazi indirimbo yakoze kabisa bari indirimbo ibona irimo udushya kabisa n'umu artiste ugira creativity yahatari ku bijyanye no gukora amavideo kuko video nyinshi ze nawe uzikorera ajya kwa Giti akora indirimbo nk'indirimbo yitwa Fast niyo ndirimbo ya mbere yakoze atari indirimbo ya hip hop cyangwa se ya rap indirimbo ya mbere yakoze irakundwa cyane kabisa akurikiza indirimbo amashuri akundwa ageze ku ntana kabisa ku ngubu intana kugeza ubu ngubu imaze kurebwa n'abarenga 8,900 kuri YouTube indirimbo intana kabisa kivuga mu natambo Chris Easy akora intana ku indirimbo yitwa Machine yakoranye na Fireman akora indirimbo nyinshi cyane zirimo Jugumira indirimbo nyinshi cyane kabisa zikomeye cyane kandi zirenze ubwo indirimbo aheruka n'indirimbo yitwa Sekomani indirimbo kabisa yakunzwe cyane byatari kugeza ubu ngubu indirimbo yo gushyira hanze. Chris Easy rero nk'umuntu wahasorinze kabisa avuga ko bamukunda cyane ko bagiye umufasha mu muziki we. Sheri sasa ikibazo nshaka kubaza yego ngira indirimbo yanjye nakoze bwa mbere ndikora izina ryawe niba uryibuka n'ubisanga uyibuka unayindirimbira ndi mu ishyamba ndi mu rugamba ndimo ndashaka kwambika ikamba ndimo ndashaka kwimara icyaka maranye imyaka cya muzika ndimo ndashaka kwiyubaka nkora amateka ya muzika ndimo ndashaka kwiyubaka nkora amateka ya muzika. Chris yes shiri wawe ntabwo umuca inyuma ese ko hari amakuru mfite yuko ngo ufite umupfumu uko nibyo ufite umupfumu rero muri gihe mushiti wawe ni Irene wabizanye ibyo bintu niwe wabimbashije niwe kujyanye oya guys ntabwo ndi bumure kuri hano atambwiye ndimo ngiye gusohora ukuntu yitwa so ni se c'est quoi c'est comment
Thank you very much. Kuri uyu munsi rero nk'abakunzi n'abafana bino dufite ubutumwa twamugeneye kuri uyu munsi nk'abakunzi n'abafana. Hi Easy, amazina yanjye nitwa Jano, nkaba nkoresha ubutumwa live mu kiganiro cyitwa High Star, ikiganiro gica kuri YouTube channel cyitwa Jano Update. Nkaba nkoresha ubutumwa izina ry'abakunzi n'abafana bawe, dukunda ibyo ukora, dukunda umuziki wawe kabisa, tumukunda, tugenda tubwire ko tukwemera cyane kabisa, ushyiremo imbaraga, keep it up, turakwemera cyane kandi turakwifuza kugera ku bintu byiza cyane, tuzakomeza tugusengera nk'abakunzi n'abafana bawe, turakwifuriza kugera hejuru cyane, iterambere ry'u Rwanda kabisa ukarizamura ukarishyira ku rundi rwego, ku buryo umuziki nyarwanda tuzawushyira ku yindi level. Turagukunda cyane nk'abakunzi n'abafana, tuzakomeza tugushyigikire, keep it up, we love you so much. Nyuma kuri ubutumwa twageneye mu star wacu umunsi Chris Easy, ndabashimira mwese twabanye muri kino kiganiro, wowe wakoze subscribe kabisa, much respect umuntu wa Danje, kandi nawe turakora subscribe, gukora subscribe, ukalikinga, mugasharinga ku nshuti zanyu kugira ngo bamenye kino kiganiro. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha. Ciao. Noneho iyo ndi kuguha interview gutya mpamvu mbanezerewe, banibuka mani kuna njya nguha interview kirapa kera byaranze, urukarapo turirimba kaza nkaguha interview n'ubundi tukaganira niba bireba. Ngiye kiragiye nabifataga nkaho ari ukuntu uganiriza umuntu hari kamera ariko kijya nkaho idahari, ko ngutine tukanire umwanya utakare nyine ariko tuganire, ariko nyine abari igihe kitaragira mane. Imana yo kurapa wayitangiye ryari ukambwira rapu, nararapye njya hangaha mva njyaha, narahavuye ariko urakomeza urarapa usiga abafana. Ni wambwiye ngo ino muhungu urapanga agasiga abafana, kantu kangeza ahantu.